mbega twebwe ingorane y'abiki gihe ntabwo dukora ahubwo twese turabagenzuzi. Muranyumvise? Twese turaba inspecteur. Ariko Senga mujya mbona uko abwiriza, wabwirijwe tukakureba se. Ngewe ndeka nibibi, we ngwino ukore neza turebe. Mwaramubonye Pastor Christophe muri yo minsi ntabwo agisenga, mwaramubonye. Twese duhora tumeze nka rya jambo mene tekeru farasini. Wapimwe ugaragara udashitse, twese turabapimyi. Wicaye gusa wirigura umupimyi. Mino minsi karaka jambo yavuze ntabwo ari byo. Uwitwa Paul Wosha yaravuze, waje ukabikora. Nta muntu numwe ubaho ujya uzamurwa mu mapete atabanje kunyura muri KUDUHA handi hasi. Ibyo mbiza ahantu hamwe gusa ni mu kirokore. Aho uzabona umuntu witwa apotre kugeze uri apotre watangiye ryari. Mugandi wa Gitwaza yarabyutse abyiyumvamo. Yarabyutse mu gitondo gusa Gitwaza yaravuze ngo akina kanjenje ati uyu munsi nditwa ngo iki? Apotre Gitwaza. Nditwa ngo iki? Ni yini ati ariko akagezweho ni prophet, reka mbe prophet. Inkuru mbi ngufitiye. Uyu munsi uraca ibintu ariko imbere hariya bizaboneka ko ntaho waciye. Umunsi umwe ndabikubwiza ukuri. One day imisi singutege imisi isi ubwayo wowe ubwawe wanze guca bugufi. Isi zakwereka ko ntaho wanyuze. Mwabajene imbere ni heza, imbere ni kure. Urifuza kuzahamanura ijuru n'ibitangaza no muri rukaka ariko si ku myaka 25. Ku myaka 25 bariga ahubwo baratozwa, baca bugufi, barareba uko bikorwa, baba mu nzu y'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Umbajije ngo ni ikihe kimenyetso wabonye kikwereka umuntu Imana yahamagaye? Ikimenyetso nakubwira kimwe. Nubona umuntu birwanira ndakwinginze ntuzabimuhe. Abapastori twaragowe mbega umurimo gowe. Abakristo sinzi ukuntu mumeze. Byamahirwe murandakara se ko soje ngiye kwejo nzataha. Ngiye sinzi ukuntu mumeze. Umukristo ibura ejo bundi nahuye n'umuntu arambwira ngo yeretse kujya mu itorero rye. Munyumvire bashumba bagenzi banjye. Nguzi ikintu cyamuvanye mu itorero ngo pastor ngo amazi imisi amuhamagara ngo amubaze uko ameze. Ngo arangenza se ngo irirwa mbaze uko ameze ngo ashaka hiki. Namwe nimwibaze ndabasabye nimwumve. Ntabwo amajije uraho umeze neza nashaka kumva amakuru yawe. Ngo yirirwa bimbaza ngo ngiye ngo ngomba ngo ubundi dukunda libertinage ngomba kwigenga. Abandi nabo baragiye ngo ntajya mpamagara ngo ambaze ukomeze. None tugire duterera. Nimbube batwebwe. Mba pasiteri ikintu cyambere nambere cyambujije uyu murimo ndabyibuka c'était en 2003 gutyo nari nkiri muto rimwe njya ahantu muri cellule ngeze muri cellule turimo dusenga bashimira pasiteri mbabarira mwumvi ibi byankoze ku mutima ndabitwara sa n'ubirwaye aho twasengeraga umuntu aravuga ngo ndashimira pasiteri ngo yuko atajya kunda kujya mu ngo z'abantu ngo anywe ibisayi by'abantu. Ndavuga nti Nyagasani we ningukorera ibi bisayi bazabireke mfe ntabinyoye. Hallelujah. Atukuze. Hallelujah. 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 Imana ibaha umugisha. Amen. Asante. Imana ibaha umugisha. Asante sana. Subiyemo ngo Imana ibaha umugisha. Tunapokea. Urubyiruko Yesu abaho umugisha. Hallelujah. Yesu abaho umugisha. Hallelujah. Ukwiriye kubyinirwa iteka. Byari binejeje ngiye cyaraga hariya nabarebaga nkumva umunezero. Imana ibaho umugisha. Reka nongere nature kandi ngo Imana ibaho umugisha. Atukuze. Turimo turasoza igiterane cyacu Impact Your Generation. Uyu ni umunsi wa nyuma, umugoroba wa nyuma. Nongere kandi subiremo mbikuye ku mutima ndabashimiye ko mwantumiye kugira ngo tuze kubana muri iyi minsi. Binyuze mu buntu Imana yatugiriye buri wese niko Paul yavuze ngo urugero rw'ubuntu bw'Imana rwatugabiye nkuko bishaka. Bamwe yabahaye kuririmba neza, bandi baha gucuranga neza, bandi baha Christophe umuririmbyi mu minsi ishize niyo Imana yakoreshaga mu gusenga mu buzima bwanjye. Yesu aguha umugisha. Yesu aguha umugisha mwinshi. Harubwo dukora imirimo umuntu akibwira ko ari mitoya ariko ari minini iri gukora ubuzima bwinshi mu buzima. Yesu aguha umugisha mon frère. Warakoze kuririmba kuriya nyine nanjye ni kurya numva gutya cyane kwihuta so kwanje ariko niko ni kwiza. Nako ni kwiza
urabona hari ubwo dufata ibintu tukabigira byiza cyangwa bibi bishingiye ku miterere yacu, naho bihuriye. Ari ugusimbuka ni byiza, ari ukwitonda ni byiza, ari ukugira ibizungu ni byiza, igikuru nuko byubahisha Imana. Imana ibaha umugisha rero. Nongere nshimira itorero Calvary, mwakoze cyane kuntega amatwi, kumpa umutima, kumpa byanyu. Imana ibaha umugisha. Mwarakoze kundaza ahantu heza cyane. Yesu abaha umugisha. Yesu abaha umugisha. Munyemerere nshimire undi muntu wambereye umugisha bitangaje. Sinzi bamwe bamwita Mayishara abandi bakamwita Marshal, simbizi neza. Ubanza ari hagati na hagati. Ariko Mayishara cyangwa Marshal, Yesu aguha umugisha. Uriya mugabo ni mwiza cyane. Kandi natwe tuzakwitura. Yesu aguha umugisha. Amen. Reka dusome Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5 tugere ku murongo wa 10. Dusoze inyigisho yacu twatangiye. Rwose ndabasezeranya ko dukoresha iminota mike. Abafilipi ibice 5 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 11 kugira ngo dutahe ejo ni kuwa mbere. Mbifurije icyumweru cyiza ahubwo. Umurongo wa 5 haranditse ngo mugire umutima, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo abanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Indimi zose zihamye ko Yesu ari Uwiteka, ngo Imana Data ihimbazwe. Imana yacu ishimwe. Mu minota mike gusa hanyuma tusoze inyigisho zacu twatangiye, ariko icyo tugamije nicyo cy'ingenzi. Burya iyo umuntu ataye intego, ibyo akora byose bihinduka ubusa cyangwa se ntibigere nawe ubwe ntamenye icyo ashaka. Hari umugabo umwe basanze mu ishyamba, basanga arimo aramasha kurasa imyambi. Noneho wamwitegereje wamusanze ari kumasha, aramubaza ngo mbese intego yawe ni iyihe, aho uri kumasha ni hehe? Arangije aramusubiza ngo aho umwambi uguye naho. Nimwibaze namwe, ntabwo dukwiye kubaho ko aho ubuzima butujyanye hagomba kubaho, oya, ahubwo dukwiye kubaho dufite intego mu buzima bwacu. Kandi iyo ntego ntabwo tuyiremera, burya Imana yakuremye iyo ubwayo igufitiye intego. Imana yacu ishimwe. Ntabwo yakujugunye mu isi ngo umeze nk'umuntu utazi koga bajugunye mu nyanja, no, ubuzima yabukuzanyemo kugira ngo iyo ikuyobore, ikugeze icyo yakuremeye gukora cyangwa se usohoze icyo yaremeye gukora. Imana yacu ishimwe. Kimwe ntego zacu rero ni ikingi kwimpactinga, kuzana impinduka muri generation, mu gisekuru, mu gihe cyacu. Nibura tugasiga isi ivuze ngo ntabwo agiye kwa kundi. Nongere mbibatangarize n'icyifuzo, niba unkunda usengere, ndabigusabiza. Paulo yajyaga avuga ngo musengere, nanjye ndabasabye musengere. Njya mbivuga intego yanjye nuko ntazapfa ntamurikiye Yesu miliyoni y'ubuzima bwakijijwe. Ni intego mu buzima, nibura 1 million. Njya mbwira Yesu ntabwo nzavuga ngo nigenda afite imyaka 40 nzaba nkenyutse, oya. Abajyose mu Bibiliya y'Abakatolika muri mwene Sirake ngira ngo cyangwa ubuhanga baravuze ngo ntabwo kuramara ukumara imyaka myinshi, ngo ahubwo n'ugukora icyo waremewe gukora. Ninde muntu waramye kuruta Yesu ukurikije ubuzima bw'icyo bwatumariye ku myaka 33? Twese turi umusaruro we. Imana yacu ishimwe. Ntabwo yaramye imyaka myinshi. None se hari waramye kuruta Metusera imyaka 969? Ninde uzi icyo Metusera yakoze ngo uretse ko yabyaye abahungu n'abakobwa yarangiza agapfa? Muri iyo myaka yikozemo iki? Kurama si ukumara imyaka, ahubwo kurama ni ukuba warasohoje icyo Imana yakuremeye. Umva intego yanjye rero iri mu mutima, nawe unkunda usengere. Sinzava muri iyi si kandi simpimira inaha, sinzava muri iyi si, oya, ntajyaniye Yesu ubugingo miliyoni nibura y'abantu twatumye bava Gehinomu bakabona ubugingo buhoraho. 1 million at least, 1 million at least, 1 million at least, 1 million at least imbere y'Imana.
tujyanire Yesu ubugingo 1 million. Tujye turirimba tugatwarwa nk'uko twacuranze. Urabona iyo twacuranze turatwarwa imbere ya ntebe, nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Kandi umaze imyaka irenga 10 ukijijwe, nta muntu rumwe watinyuka kuvuga ngo uyu ni umwana wanjye nabyaje ubutumwa. Kandi njya mvuga ngo biroroshye, 90% y'abicaye iwabo bafite abakozi, bose barakijijwe. Abakozi b'iwanyu barakijijwe. Bamwe ntimwatinyuka no kubabwiriza kubera ukuntu muhora mubabwira nabi. Ndabeshya? Ntiwamubwira ngo Yesu aragukunda kandi uhora umushihura, uhora umukata, wameneye ibitunguru, wameneye ibirahuri, yenjewe ahora mushwana. Watinyuka ute kumubwira Yesu? Kandi nibutse ubugingo bw'umukozi wo mu rugo bungana n'ubugingo bwawe. Mutandukaniye muri influence gusa. Wewe warize, wowe uramuhemba, wowe urakomeye, ariko ubugingo bwanyu bwombi burangana. Abandi bafite abakozi mu rugo, ndavuga abazamu, harabo mwiganye, n'icyo urakora ngo nibura uvuge ngo ningera imbere ya ntebe nzaba mujyaniye iminyago, basi ubugingo bumwe nibura. Njyewe mfite intego 1 million at least. Sinzi ngo bamaze kungana bangahe. Nabwiye Yesu mugenzi yajya nkora wowe umbariri, igihe nikigera ukabona bikwiriye uzanyure ntaye. Ndabasabye yenda uzarira kuko wankundaga, ariko uzabaze ngo miliyoni iramukurikiye 1 million at least imbere y'intebe y'Imana. Haleluya. Ibintu byose twakora, nongere subiremo, bigira agaciro gato. Nta kintu wakorera umuntu nko gutuma zaraga ubugingo buhora. Mureke tuzana abantu kuri Yesu. Yes. Mureke tuzana abantu kuri Yesu. Tubabwire inkuru nziza. Yesu arabakunda, yarabapfiriye, arabashaka. Dore impact iruta izindi. Karuvari babakeneyeho. Babakeneyeho. Amen. 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 Ndatwawe nanjye natwawe na ya ntego. Tugiye gusoza ingisho yacu kugira ngo twimpacting ubuzima bwacu. Ni munyibutse twavuze ko tugomba gukora ibintu bingahe. Icyambere ni iki? Nuko nazamuye intoki cyangwa. Icyambere ni iki? Ni ubutumwa bwacu. Ni ubuhe butumwa tubwira isi? Ni yihe message tubwira isi? Ese ugiye kubwira abantu ko Yesu yatumye babagaragu ngo ni mugende mubabwire, uwo ujyana ubuhe butumwa? Mbibutse ubutumwa Yesu yabatumye, ni mugende mubabwire ngo umwami arabararitse. Kandi mwe kwita ku mu buryo mwambaye, mwe kwita ku bukene, mwe kwita ku mwanda, mwe kwita kuko musa, umwami arabararitse. Ibyaha byanyu yarabibabariwe, abezesha amaraso ye, abakirisha ubuntu bwe, abambika umwambaro wo gukiranuka witwa gukiranuka kw'Imana. Icya kabiri, wamenye umwami ugutumye. Mbega umwami ugutumye uramuzi? Twamuvuzeho gato gusa. Umwami ugutumye ni umwami wuzuye imbabazi, yuzuye impuhwe. Niwe wenyine wavuze ngo nimumbwirire abakene, abarushe n'abaremerewe baze ndabaruhura. Ni umwami udacura, ni umwami utibuka ibihe byashize, ni umwami ukurebana imbabazi. Amen. Ni umwami wicishije bugufi kugira ngo abane nawe. Ni umwami Yesu ugutumye uzuba ari we. Ntameze nk'abantu. Ukwiye kumenya uko ateye, ukwiye kumumenya ukamusobanukirwa, bizatuma umukorera bihambaye. Hari inkuru nkunda mu gatabo k'umugenzi kubayisomye. Agatabo k'umugenzi, kara gatabo iyo ngasoma cyangwa se soma Bibiliya, cyesho usanga narize njyenyine, amarira yandenze cyane cyane, harimo amagambo meza avuga Yesu. Ubwo Mwizerwa yabwirizaga mu Byiringiro, yaramubwirije ngo Byiringiro yari umupagani wihebye, ngo akajya amubwira ati Yesu yarakijije, Yesu yaragutabaye, ngo ariko undi yumva ntibigera mu mutima. Ngo agezeho ariheba, aravuga ngo singikize. Ariheba ngo arasanga aramubwira ati Mwizerwa, amagambo wambwiye ni meza, ariko ko bitagenda ngo bigere mu mutima, byaranze. Ngo aramubwira ngo noneho hindura uko usenga, ngo amasengesho yawe yose uyavugemo iri jambo rimwe, ngo ujye uvuga ngo Mana ndakwinginze mpishurira Yesu. Umusenge utyo gusa, Mana ndakwinginze mpishurira Yesu, mpishurira urukundo rwe, mpishurira umusaraba we, mpishurira ineza ye, mpishurira uko wankunze muri we. Hanyuma mu Kristo baza Byiringiro ati ese koko Yesu waje kumuhishurirwa? Ati byabanje gutinda, ngera ubwo numva ngiye kubivamo. None se cyakubuje kubivamo ni iki? Ngo niko nibutse ko nubundi no nabivamo ntaho najya ngo nkirire. Bambwiye ko ari we wenyine nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi wangiza uretse we. Ati noneho mpitamo gutegereza, ati niyo napfa pfire mu birenge bye.
waje kumumenya ati yego byagenze gute ati umunsi umwe ati numvise umwuka amanukira mwinshi atamurika mu mutima mbona ububi bwanjye n'uburyo butagira ikiguzi atariko amaso yanjye asa naho ahishuriwe Yesu ati mubona asa n'ubambwe ati wabibonye ute ati sinshobora uko nabikubwira ariko hari ikintu kimwe namenye ngo amaraso yanjye niyo aza kuba menshi kungana n'inyanja zose zo mu isi nari kwemera kuyamena kubw'uwo mwami wanjye. Haleluya. Ati kandi mu gihe numvaga ameze nyo mubwira ngo singiye kukwegera ndi mubi ndanduye ngo numva mbwiye amagambo ngo humura nicyo cyatumye nza humura singucira urubanza ntawe njya nziza ibyaha yakoze ataragera ahangaha humura kandi uguye ndamubyutsa. Amen. Yesu umwana w'Imana. Yesu umwami wawe uramuzi apana kubivuga gusa. Yesu uramuzi umwami wawe waramumenye. Umwami byageze mu mutima byageze aho wumva wanamupfira byageze buryo wamumenye urirenga. Iyo umuntu yamenye Yesu arirenga ntabwo amaso yose ahera kuri wowe. Mu bintu bijye bimbabaza abakristo ntitujya turenza imitima yacu ku bikome bini duhora ari batwebwe Imana yamvuzeho Imana ya twebwe noneho amaso yacu ntabashe guhweza ubuzima burenga muri Calvary. Burya hari abandi barimo barapfa batazi Yesu. Ubuzima Imana iravuga ariko birenze wowe. Ntabwo iby'Imana ikuvugaho igukorera bigamije wowe gusa, no, bigamije birenze wowe. Amen. Amen. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Hari abantu batazi Yesu nshuti zanjye batazi Yesu batigirisha. Rimwe na rimwe isoko mu Bushinwa ntabwo nzabyibagirwa Beijing ngiye kugura umwenda nababwiye ngewe tekinike nkoresha iyo ngiye kubwiriza ubuntu butumwa. Njya mbwira abadamu nkababwira ni mwebwe abantu ba mbere mukwiye kuvuga ubutumwa kuruta abandi. Mufite ubushobozi mwebwe mwabadamu mwebwe nubwo mwisuzugura bwinshi bitabaho. Yesu ugira ngo ni igicucu watumye abadamu bamenya ko ari wazutse mbere y'abandi. Muribaza ari kirofa. Petero si wabimenye abibwiwe n'abagore. Amafaranga barayatanze bagira ngo baramuhimye ntibizamenyekana ko yazutse. Aba badamu batuma inkuru irushaho kumenyekana ko Yesu yazutse. Byagenze bite? Ntimwibuka ko abasirikare babaguriye ati muceceke turabahereza ruswa. Kandi Yesu mwibuke yabambwe azuka hagati mu kwezi. Yapfuye ku itariki 14 azuka ku itariki 16. Nimubizi se Pasika 14. Icyo gihe abantu baba bakennye mwese murabizi ukwezi kuba kumeze nabi. Ruswa babahaye bageze mu rugo madame abona umugabo yazanye ibiro 2 by'inyama amuzana igitenge yari yaramusezeranije. Madame ati kandi wa mugabo we uzankwegera aya mafaranga wayakuye urashaka kuzapfa ejo nzabura uko ndera babana. Umugabo ati niba hehe ko arayo bampaye kugira ngo ceceke ko Yesu yazutse. Haleluya. Abagore baba barabyumvise bagiye mu isoko ati imbere rero na yayandi ngiye gukora n'inzara. Ageze mu mujyi abona abadamu babandi bakora inzara nyine ba Claudine. Ati mada hagati mu kwezi uje gukora inzara ko umugabo we tumuzi ari umusirikare kandi akaba ari umusirikare muto wayakuye kandi murasuzugura ni twebwe twibase nayo bamuhaye kugira ngo atavuga ko Yesu yazutse. Inkuru igenda imenyekana na n'ubu turabizi bagize ngo Yesu navugwa batanze ruswa Yesu arushaho kumenyekana. Ntujye ujya kugura mwebwe muri n'abasiri muri bitenge mwambaye ukuntu bimeze kare babazamuye hano ndavuga nti Calvary nigende kabisa mwese mwambaye bitenge kandi mpamya nuwabarebera kure murasa neza. Iyo mu gihe cy'imirongo guhaha ndambwira abadamu ntujye ubanza ukuremo inoti uzereke wa mudamu gurira kabudensiyana umwereke inoti umubwira ati nzana ibiro 10 by'umuceri nakubwiye mugura 50 shyira n'ibiro 50 bya kawunga sauce tomate 10 aziza wabanza amaso amafaranga ni igitangaza. Inoti abanza zikubita amaso namara kubyegeranya umaze ngo ariko utibanze yasubize mu mufuka ariko ubundi kabudansi warakijijwe. Banza bati haryo ubundi warakijijwe. Haryo ujye wumva amakuru ya Calvary ko Yesu akora imirimo nibura ndagira nkubwize ukuri niyo atabashaka kukumva inoti yabonye azaguha iminota. Banza uzisubize inyuma gato
mata ariko nibyo ubukweri umaze imyaka 3 mushorera uramubwira ubugingo buhoraho. Ntibyoroshye kweri, ntibyoroshye. Nagiye mu Bushinwa nkuko nababwiye mu isoko Beijing, ngenda buri ahantu hose mbaza munyereka ikoti, bazi gucuruza bitangaje. Nyereka ikoti, rishaka ikoti rimeze gutya, mukuru wanjye yari yarantumye ikoti, nshaka ikoti rimeze ritya karinzanira, yamara kuringezaho oya nkambwani before buying, do you know Jesus? Mu bintu byanangaje ni ukubona isoko ryose nabonye umuntu umwe wenyine uzi Yesu, umwe wenyine. Bazi gucuruza. Jesus is a good quality. I can find for you. Yesu mbega ni karite nziza nayigushakira, ngira uniyihimeze ite. Ariko twebwe muri Calvary turanezerewe gusa, ntacyo bitwaye. Nshuti yanjye, hari abataramenya Yesu, tubamenyeshe Yesu. Nabonye umwe aranga ati Jesus, aragenda hahandi babika amafaranga, mbona kuye hasi agatabo agakuramo, aranzana ati this is a Jesus. Ndibuka nasomye ijambo Abraham, yari umunyamerika wanditse agatabo kavuga kuri Yesu mu Gishinwa. Ngewe sinarinzi Igishinwa. Aranga ati n'uyu nguyu Yesu, ndareba ifoto ndavuga no ya Yesu ntabwo ari uyu. Ati none se ko ari uyu nguyu wamuvuze? Ndavuga nti basuzasome, ndakugurira ariko basuzasome. Muri bukuko Yongicu yakijijwe, Paul Yongicu umukobwa yagiye kumusura arwaye mu bitaro, ari umukristo bakundi basura abantu mu bitaro, ari umukristo. Amugezeho ngo amubwira ni neza, arangije ngo amuhereza Nouveau Testament, aramubwira ngo uzasoma aka gatabo. Undabumbuye muri Matayo ngo abona amateka ati Abrahamu yabyaye Isaka yabyaye Yakobo abizara ati toka kure, twebwe se nta bene wacu tugira. Ngo ajugunya munsi y'igitanda arakaye, yararwaye igituntu habuze gato ngo apfe yihebye, ajugunya ka gatabo arakaye. Wa mukobwa aza kugaruka aje kumusura, aramubwira tumerewe ute? Ati ntakomererwa neza. Ati se ka gatabo naguhaye waragasomye? Arongera ararakara mu maso, hanga ati wampaye iki ko ari ubusa? Ngo umukobwa amarira zenga mu maso, aramubwira ati wamaye igitabo kivuga amateka, twebwe wacu nta bantu tugira bamateka, bagomba kumpa amateka y'abazungu, twebwe nta mateka tugira. Ngo umukobwa asenga amarira mu maso, ngo amubwira n'urukundo rwinshi, aramubwira ngo ariko ukomeza ugasoma, ngo iryo jwi ryinjiye mu mutima ngo bituma asubira munsi y'igitanda gutora ka gatabo. Naho Yongicu yamenyeye Yesu arakizwa. None miliyoni nyinshi z'abanyakoreya n'abandi benshi ku isi bamenye umwami Yesu bivuye ku mukobwa umwe wenyine. Nawe Yesu yagukoresha. Bavandimwe, duhombye gehinomu, dutuma abantu baraga ubugingo buhora. Abasore bacu barapfuye, mwe ntimubibona. Leta yaduteza imbere ariko ntiyakiza umutima. Tunywe lesi se ninde uzayikiza kwera? Tunywe lesi. Bakora kampanye ariko tunywe lesi nta wayikiza. Abasore bacu baradupfaye, ninde uzabakiza uretse wowe se? Ubutinganyi burakabije, mwebwe mubona bidateye ubwoba. None ninde uzabakiza uretse Yesu? Dukwiye kuvuga umwami w'abami, hari umwe wenyine wakiza. Ugira se ngira ngo nishatse sinanarekera, burya hari birenze ibyo ngibyo. Tubwira abantu Yesu niwe wabakiza. Amen. Umugaragu dusoze inyigisho yacu. Umugaragu ntavuze ngo bavandimwe, ntimureba ukuntu, reba ukuntu twabyinnye hano kandi ni byiza pe. Reba ukuntu itorero rya Calvary ari ryiza, kandi noneho impamvu ari na ryiza, 70% zirenga baracyari munsi y'imyaka 35. Ntarinze kubara ngo nkorere sansima, biragaragara 70% nibura muri munsi y'imyaka 35. Muracyafite amahirwe yo kuzaba ibirenze ibyo mutekereza ko mwaba. Ndagira mbibabwire neza, mwaba ibirenze ibyo mutekereza ko mwaba. Simbizi neza, yenda bamwe muri mwebwe ni abajenerali, Imana ishimwe ko tuziranye. Bamwe muri mwebwe hari ni abaministre, Imana ishimwe ko tuziranye. Muzanyibuka shendo ndi umutama, ndi umusaza tiyajyagaza kutubwiriza. Bamwe muri mwebwe birashoboka kuba zaba bakire bitangaje, aba miliyoneri tutatekereza.
bamwe muri mwebwe bashobora kuzaba ikise abahanzi batagira bazwi n'isi yose. Bamwe muri mwebwe mushobora kuzavumbura amahirwe aracyari imbere yanyu. Ariko reka mbabwire umwanzi urutundi w'izo nzozi zose tuvuze ni ukutemera kuba umugaragu w'Imana. Ndasubiramo, ibyago umwanzi mukuru ufite ushobora kukubuza kugera kuri izo nzozi ni ukutemera kuba umugaragu. Muranyumvise inshuti zanjye? Yesu uyu nguyu tuvuga, Yesu uyu nguyu tuvuga, Bibiliya iratubwira ngo Imana yamuhaye izina risumba yandi mazina, ngo iri zina kugira ngo abari mu isi yose barikirizwemo. Ubwe yarasenze aravuga ngo ndagushimira Data muremyi w'ijuru n'isi, ngo kuko izina ryari iryawe, ngo urangije urarimpa, ngo kugira ngo ndikirize aba ngabo. Uyu Yesu uruta yandi mazina yose, mbere yuko ahabwa izina risumba yandi, inzira imwe yonyine kwari ukuba umugaragu w'imbata. Muranyumvise? Inzira imwe yonyine yo kugeraho Yesu Imana yamuteguriye mu izina risumba yandi mazina. Aho Imana yamubonye ikavuga ngo intebe yawe Mana niyiteka ryose. Inzira iruta izindi ni mu guca bugufi, ni mu kuba umugaragu w'imbata. Ntabwo wabyumva. Ubundi Yesu yakoze opposite y'icyo Satani yakoze. Satani we yari ari mu mwanya Imana yamuhaye, ngo yari umukerubu w'icyubahiro, yari umukerubu utwikira, ngo yitwaga marayika w'umucyo, niwe watwaraga umucyo w'Imana. Ngo ariko we aho kugira ngo atekereze guca bugufi, aravuga ngo ahubwo nzazamura intebe yanjye, nzasumba n'Imana, ahagurutswa kurwanya ishobora byose. Mu gihe Yesu we yatekereje ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Umwe ararwanira ubukuru, undara ubukuru yari afite arabwiyambura. Ubundi niryo tandukaniro rya Yesu na Satani. Umwe yarwaniye icyubahiro, arwanira gukomera no gukura, arinda apfa atabibonye, ahubwo n'umwanzi w'isi yose. Naho Yesu we yaciye bugufi, yabaye umugaragu w'imbata. Amen. Uzi kimwe mu byago by'imperuka, kimwe mu iyo Paulo avuga ngo dore iminsi y'imperuka, yavuze ibintu 18. Reka nivugire kimwe muyandikira Timote bice 3 urwandiko rwa 2 uhere ku murongo wa 1, ngo muri iyo minsi abantu bazaba bakunda impiya, birarira n'ibindi. Aravuga ngo bikakaza, nta numwe uzaba wemera kuba muto, bikakaza mu bintu bijya bimbaza. Nureba aya matorero yacu menshi ashingwa, aya matorero yacu menshi ashingwa ntabwo ari umuhamagaro, ahubwo ni ukwikakaza. Amusori kubivuga ndabizi, arabavuga ati no n'ubwami bw'Imana n'ububyutse. Iyo biza kuba ububyutse tuba tunywa lesi. Muranyumva? Iyo biza kuba ububyutse abantu utubyiniro tuba twarahombye. Iyo biza kuba ububyutse koko ubutinganyi babuhunga u Rwanda. Iyo biza kuba ububyutse koko ubuzima bwacu bwarahindutse. Iyo biza kuba ububyutse tuba dukundana. Iyo biza kuba ububyutse kubaha Imana kwa kuri muri twebwe. Ububyutse cyangwa se guhemburwa, icyo bivuze ni ubuzima bugaruka mu bantu. Namwe niko mubibona se? Ahubwo urabyina cyane hano wakwiterera, wavuga haleluya ihambaye, abantu batangira kugukurikira ati ndabuzwa n'iki nanjye gukomera, ndabuzwa n'iki nanjye gukura. Amen. Amen. Ngewe mu rusengero iwacu ndi umupastori muto, ndagira mbibibutse, ntabwo ari ngewe nzakomeza mbe muto kugeza igihe Imana izabona ko nkwiriye kuba mukuru. Nabonye abagenzi banjye bampugura, no uri murapfukirana impano yawe. Ibyo mvuga ndabizi neza. Uriya ugiye ukagira vision yawe ubugeze kure. Ariko Mana none ubu twese nitugira za vision itorero rizaba he? Nanjye nambaje nse ko nta na rimwe barambuza kubwiriza. Ni iki kizaba kinjyanye? Ni ugushaka kwikakaza kuba bakuru. Bavandimwe, umwanzi wa mbere burya umusore iyo arose none, burya ni naryo kosa Yosefu yakoze. Urota uyu munsi ukibwira ko inzozi zawe zisohora. Reka nkubwire, generale ujye ubona, generale
niyo waba uri umwana wa perezida wa repubulika, kandi ibyo mvuga murabizi, niyo waba uri umwana wa perezida wa repubulika uri muhozi, barateganyije ko ari wowe uzayobora igihugu cyangwa uzaba general, nta muntu numwe ubaho ujya uzamurwa mu mapete atabanje kunyura muri KUDUHA handi hasi. Ibyo mbiza ahantu hamwe gusa, ni mu kirokore. Aho uzabona umuntu witwa apotre, kuko se uri apotre watangiye ryari, mugandi wa Gitwaza yarabyutse abyiyumvamo, yarabyutse mu gitondo gusa. Gitwaza yaravuze ngo akina kanjenje ati uyu munsi nditwa ngo iki, apotre Gitwaza nditwa ngo iki, ni iyi ni ati ariko akagezweho ni prophète, reka mbe prophète. Inkuru mbi ngufitiye, uyu munsi uraca ibintu ariko imbere hariya bizaboneka ko ntaho waciye. Umunsi umwe ndabikubwiza ukuri, one day imisi singutege imisi, isi ubwayo wowe ubwawe wanze guca bugufi, isi zakwereka ko ntaho wanyuze. Petero yaravuze ngo umbwirire abasore ngo bige guca bugufi bari munsi y'ukuboko kw'Imana. Ubwire abasore urubyiruko ubabwire ngo ni bumvira abakuru. Bavandimwe mwabajene, iyo mbabwiye kubaha Yesu uzasanga kubwira ati ese usengera he, ugira ngewe narakijijwe ariko nta torero mbamo, amadini y'iki gihe basitangira iryawe tugukurikira iryawe ribiryera. Mbonye benshi bavuga ngo ntabwo wakwizera amadini y'ubu, abantu ubu bose n'abesikoro, twese ubu turababeshye. Ntacyo, twebwe turabeshye. Tangira ibyawe wowe mukiranutsi tukurebereho basi. None tuye tuvuga ngo dore role model, dore church nyayo yatangiwe n'umukiranutsi nyabona. Ibintu byose kuri wowe ni ibintu by'ikuzimu, nta kintu kizima kirimo, umuzimu usigaye ni wowe gusa. Are Yesu yasigaye muri wowe gusa. Yaranditse Petero avuga ngo birakwiriye ko umuntu ageragezwa, ni Yeremiya 30:3 maganya ye, birakwiriye ko umuntu ababazwa akageragezwa kiri umusore. Kubwira inshuti yanjye, iyo tuvuze guca bugufi no kubaha Yesu twumubaha dute? Tumubaha binyuze mu bakuru, tumubaha binyuze mu bakuru. Niba udashobora kubaha umushumba, umuyobozi wa korari, umuyobozi wa coordination, umuyobozi ngo wubahe uwo nguwo, na Yesu mubonye ntiwamwubaha. Ibyo byo bimenye neza, na Yesu ntiwamwubaha. Imana niko iteye ntibizigera bihinduka, ni principe y'ubuzima. Kugira ngo ugire ahuva nahujya, dore kosi ya mbere Imana itunyuzamo ni ukwemera kugira umutima w'ubugaragu. Kugira umutima w'iki? Muzi imigani Yesu yaciye myinshi, nabibabwiye kare, iri ku mugaragu nande na shebuja. Hari uwo Yesu yigeze guca, aravuga ngo rimwe umugaragu umwe, umwami umutware, ngo yagiye kwima mu ijuru, ngo rikasiga abagaragu be ngo basize mu murima. Arababwira ngo nimuwuhingire ngo nzagaruka. Ngo maze atirimutse gusa, ngo baramwangaga, baravuga ati nikigende. Ngo bose bajya inama yo kuvuga ngo tumwambure ibi tubigira ibyacu. Bavandimwe Yesu kandi hari umugani yabwiye acira Petero umugani, aramubwira Petero yaramubwira ati ese mwigisha uwo mugani twebwe ucira cyangwa? Aravuga ati sha Petero we, yaba warumvise icyo mvuze, ni ikihe gisonga kiza ubwenge shebuja azasigira abantu bo mu rugo rwe kugira ngo abarinde ababere maso? Arahirwa uwo nguwo shebuja naza agasanga bikora. Bavandimwe, umutima w'ubugaragu, umutima wo guca bugufi, umutima wo kwemera kwigishwa, umutima yo kuyoborwa, umutima wo gukorwa. Kandi yo nko mu rusyo nkoma n'ingasiri, ugira ngo twebwe se two turoroshye? Ndavuga twebwe abashumba, twebwe ugira ngo twebwe ho turoroshye? Ntidukorwaho nyine, nta muntu ugukoraho, nta muntu ukuvuga. Bavandimwe nshuti zanjye, turi abantu twagiriwe ubuntu, urugwenya nkunda kurutanga, namwe mwararwumvise. Umwana umwe umusore yaje kureba pastor, aramusuza ati salama pasteur, hanigoma salama mo pasteur. Aramureba kugira ngo umusubize ati iyo revera unaciye nani? Unaciye mamako? Urasuhuza ngo pasteur se revera uyirekeye mama wawe niwe wayimpaye sha.
umuntu ugasanga yararakaye ntibamuvuze mu matitre niba reka nivugire marshal niwe tumenyeranye marshal wamuhamagara kuyobora utavuga ati ni coordinateur akarakara kazakurwarira inzika ariko bavandimwe amazina yaradushiranye hasigaye haritwa muri babo apotre bishop ejo bundi rumvise ngo muri Amerika ngo basigaye bitwa ba king hati sino no babikuye hati no Yesu ntiyakwitwa umwami w'abami nta bami bariho twebwe turi ba king mazina hambaye kandi uzayasanga n'abasore uzarebe za ministeri z'abasore zitangirira aho zirangirira ubundi uranyumva neza aho ahazarangiriza ni hatangirira ngwitwa ngwiki twitwa the fire generation the powers one amazina tabaho nakorwaho iyo umurebye aravuga tubungiye zarimwe aravuga ati umuriro urantwitse umuriro aza kwa pastor ati nzimya pastor amura ati ninjye wakwakije se atoya nzimya ati zima mu izina rya Yesu zima nibakorwaho bano abajene ndabizi muri mwebwe harimo ubushobozi bwinshi kandi Imana yarabahamagaye rwose ariko nimwemere guca bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana wemere kugira umutima w'ubugaragu umutima w'iki nkuko Yesu yazamuwe kuko yemeye kuba umugaragu w'imbata ni nako azamura abafite bene uwo mutima niba ntawa kubonana reka nkubwire bavandimwe nabo muri Bibiliya nta handi hantu nigeze mbona Bibiliya ivuga ngo Imana irahaguruka ubwayo ikarwanya bibone uranyumva abanyabyaha yabarakarira abanyabyaha yabahana ariko abibone irabarwanya nituma abamarayika kubera iki iribonye ubwibone muri wowe yikanga Satani iravuga ati mbiza ahantu hamwe mbiza ahantu hari umuntu witwa Satani yahagurutse afite bene uyu mutima Paulo si igicucu yandikiye Timoteyo ngo ntukagire umuntu usengera kuba umushumba usengera kuba umuyobozi ahindutse umukristo vuba no ngo kubera ko yakwikakaza akagwa mu mutego nk'uwo Satani yaguyemo nimukemere ko hari uwo mwimika ngo abe umushumba abe umuyobozi w'abantu ahindutse vuba kuko ibyo biramutse bibaye mwaba muhaye ubuzima bwe Satani yagwa mu mutego nk'uwa Satani mwabajene imbere ni heza imbere ni kure urifuza kuzahamanura ijuru n'ibitangaza no muri rukaka ariko si ku myaka 25 ku myaka 25 bariga ahubwo baratozwa baca bugufi barareba uko bikorwa baba mu nzu y'Imana Imana yacu ishimwe cyane Imana yacu ishimwe cyane Imana yacu ishimwe cyane umbajije ngo ni ikihe kimenyetso wabonye kikwereka umuntu Imana yahamagaye ikimenyetso nakubwira kimwe nubona umuntu birwanira ndakwinginze ntuzabimuhe muranyumvise nubona umuntu hano waciye mu bantu bose agenda akora propaganda akanyura mu bantu atari ko nanjye baransimbutse burya nari nkwiriye gusengerwa kuri ngewe ruwendora uri kure y'ibyo ahubwo uzubikwiriye ubwo baburamwica iyo bimubwiye akuka umutima ngiye kugusengera ati mumbabare ngiye manze ngende kubaza Imana kubera iki umurimo w'Imana arawubaha muribuka Mose ku myaka 40 ubwe yumva ko agiye gukiza Abisiraheli arahaguruka atangira kwica abantu yica wa Mufilisitiya akoresha imbaraga za kamere ngewe nzakiza bene wacu Imana imujyana hehe kwa Yetiro amaze kugerayo iramukanda kanda igarutse kumubwira ati rero igihe kirageze haguruka ujye gukiza bene wabati nukuri kw'Imana sinzi no kuvuga wapi tumushaka gutuma sinshoboye Imana iravuga ati nyabuntu urashoboye bene uwo mutima niwe nashakaga umutima wo kuba umugaragu umutima wo guca bugufi ariko reka mbabaze Paulo ntiyari intumwa none mwigeze mwumva Paulo uzarebe uko yandika ngewe Paulo imbata y'umwami wacu Yesu ndi umugaragu we ngewe Paulo imbata umugaragu umucakara ariko bamwe mwanditse ngewe evangeliste international ubushake uhagurukijwe muri iki gihe uw'Imana ifiteho amasezerano igitangaza evangeliste Muriro Imana tutabare Calvary bajene muri hano nshuti zanjye kugira ngo tugire impact ijyanwa n'umutima w'ubugaragu
kumva ko Yesu yaravuze ngo nimurangiza kugira ibyo mukora byose ngo nimugaruke mujye muvuga ngo twebwe abagaragu bimbura mu maro twasohoje gusa icyo twatumwe icyubahiro cyose nikigarukire wowe nikigarukire. Hari abasore bamwe nzi bajyaga bava muri Kigali simbavuga bava muri Kigali bakandika kuri YouTube bakandika ku social media zabo ngo Kigali merewe nabi ngo kuko Kigali buza abantu. Ubu Kigali irasuherewe kuko abantu b'Imana ntibarimo. Bagera hano bakavuga ngo ikirere cyano kigize ibyago kuko abantu bahageze. Satani nawe barabakunda arabareba gaseka ati mwebwe uza abanyuze mu bugaragu nta na rimwe bajya bibona baravuga ngo Yesu ahubwo Yesu yahageze ubuntu bwe bwahageze. Burya ntugire ngo wagira ngo biriye conscient no ndakubwiza ukuri burya umuntu niko yavuze ngo ntukarye ibyo kurya by'umuntu ufite ijisho ribi kuko atekereza mu mutima niko ari. Amagambo yerekana uko dutekereza yerekana umutima wacu. Niki gituma buri gihe ari wowe uzi imbere ari wowe wivuga ari wowe uza ngenge oya ntago byagucitse nikuteye wuzuye wowe ahubwo. Yesu ntiyakwemera kugutuma nawe ni umuhanga niba gukunda arabizi kugenda. Bamwe bakwishakira ibyubahiro abandi bagashaka amahera abandi bagahemuka abandi bagapfapfanira iyonge bakamera nka Dema yagiye gushaka ubutumwa agiye aho bita Tesalonike ngo ahurira n'ikirombe agwaho n'ubu ngo aracikiye ku kirombe cyo mu Tesalonike Dema naho yaheze. Bajene inshuti zanjye duce bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana twemere kubabazwa tukiri abasore ngo birakwiriye ko umuntu ababazwa akiri umusore yicare yihoreye ategereje ngo kuko Imana ari yizi gushyira hehe hejuru. Amen amen. Njyamara Imana idutabare twebwe turabarifoma twazanye impinduka abandi nabo nibo biteguye kuzana ububyutse nkaho ari bo Yesu. Niba hari nibyo wasobanukiwe n'ubuntu gusa wikwibyiteranya nawe wowe nabyo ntaho muhuri yabikugiriye ubuntu urabimenya nkuko na runaka azabimumenyesha cyangwa nkuko wabimenyesha abandi wowe nibyo urabyitiranya nabyo ute maze ugahagarara hariya ubwibone bwaratumaze twirirwa mbega twebwe ingorane y'abiki gihe ntabwo dukora ahubwo twese turabagenzuzi. Muranyumvise twese turaba inspecteur ariko Senga mujya mbona uko abwiriza wabwirijwe tukakureba se ngewe ndeka nibibi we ngwino ukore neza turebe. Mwaramubonye Pastor Christophe muri yo minsi ntabwo agisenga mwaramubonye twese duhora tumeze nka rya jambo mene tekeru farasini wapimwe ugaragara budashitse twese turabapimyi wicaye gusa wirigura umupimyi mino minsi karaka jambo yavuze ntabwo ari byo uwitwa Paul Wosha yaravuze waje ukabikora. Hari abantu bameze nk'abari muri incubation basa nkavuga ati ibintu byose biranduye igihe kirage ntegereje igihe Imana izabakurira mu nzira ngiye ngahaguruka kuko wumva ari wacungwa haje ugikurusha abandi. Nshuti yanjye guca bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana ntacyo Paul yavuze ngo ntacyo dufite cyo kwirata tutaha ni nta na kimwe cyo kwirata tutaha dutanga n'ubuntu ibyo twahawe umutima uciye bugufi. Amen amen. Reka navuze ngo ushatse narekeraho nitumenya umwami wacu tukamenya icyubahiro cye tukamenya ubuntu yatugiriye natwe tuzamucira bugufi. Nitumara kumucira bugufi tuzajyana ubutumwa bwe nta kabuza tuzazana impinduka mu gihe cyacu. Imana yacu ishimwe cyane. Tuzazana impinduka mu gihe cyacu tugaca bugufi. Hari ejo bundi narumiwe ngiye abakristo buri abavandimwe abapastori munyemere mvuga kasozi abapastori twaragowe mbega umurimo gowe abakristo sinzi ukuntu mumeze byamahirwe murandakara se ko soje ngiye ejo nzataha ngiye sinzi ukuntu mumeze. Umukristo iburaye ejo bundi nahuye n'umuntu arambwira ngo yeretse kujya mu itorero rye munyumvire bashumba bagenzi banjye nguzi ikintu cyamuvanye mu itorero ngo pastor ngo amaze iminsi amuhamagara ngo amubaze uko ameze ngo arangenza se ngo irirwa mbaze uko ameze ngo ashaka iki. Namwe nimwibaze ndabasabye nimwumve
ntabwo yambajije uraho umeze neza nashaka kumva amakuru yawe ngo yirirwa bimbaza ngo ngiye ngo ngomba ngo ubundi dukunda libertinage ngomba kwigenga abandi nabo baragiye ngo ntajya mpamagara ngo ambaze ukomeze none tugire duterera nimbube batwebwe mba pasiteri ikintu cya mbere na mbere cyambujije uyu murimo ndabyibuka c'était en 2003 gutyo nari nkiri muto rimwe njya ahantu muri cellule ngeze muri cellule turimo dusenga bashimira pasiteri mbabarira mwumve ibi byankoze ku mutima ndabitwara sa n'ubirwaye aho twasengeraga umuntu aravuga ngo ndashimira pasiteri ngo yuko atajya akunda kujya mu ngo z'abantu ngo anywe ibizayi by'abantu ndavuga nti Nyagasani we ningukorera ibi bizayi bazabireke mfe ntabinyoye urumva byasizemo indwara niyo ngiye gusura umukristo nibuka kakana baragira ngo nibyaye ngiye kunywa tubigenze dute abandi nabo akunda abakire mwararushye ndabizi ngewe se yangeraho ngewe se afite iki se mama suko mwirirwa mutuvuga ngewe se yansihuza yambonera umwanya se abahamagaye n'abatari kuburi arashaka iki ko ngewe ntura twararushye ndabeshe ibyo mvuze bashumba ntimwantangira ubuhamya twararushye abajene nabo buriya ntago bajya babona ko nshoboye babona ko nshoboye yararakaye yaguze udukoti tumwegereye duconze yageze natera haruya y'umurambararo nitambitse kugira ngo ubutaha bazamuhe nawe ayobore ariko ntibabimuha ararakara yavuye muri kariva ntakiza gutarama ajya gutarama hakurya nibo basigaye baza amavuta ye iyo wemera guca bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana ahari irimo iratraininga kamere yawe irimo irareba uko wihangana irimo irareba nta mafaranga ufite uri pamba urabona abajene ndabakunda aravuga ati waramubonye pastor Senga wabonye kakano yari yambaye ukagenda ukagahiga noneho ukajya uvuga nkaho ukagira ngo amavuta yarakuzaho saho biva ni mu guca bugufi ugashaka mu maso y'Imana ugasenga ugasoma ijambo ugasabana ukubaha amen haleluya reka ndekere Yesu abambera umugisha bajene bagenzi banjye nongere mbibutse muce bugufi 25 ni mike 30 ntabwo iraba myinshi uracyafite imyaka 40 imbere yawe ndibuka umusore waje kundeba yagira hari byatumvikanye n'umushumba araza nyine ambwira ati ndaremerewe byo kutihangana ndaremerewe arabanza arabikabya ndapfuye ndamureba ndambwira ntibanze uhindura iyo mite urapfuye usubaye iki ubaye icyo ubu urapfuye karabaye pasiteri yarangoye kandi koko ntiyabeshyaga yenda aramugoye ntago bitangaje ndamubwira nti ubu ufite imyaka ingahe 25 niba koko ufite umuhamagaro imbere yawe haracyari imyaka nibura 40 yo gukorera Imana nibura 40 omwe uzakorera Imana basi kugeza muri 65 ati yego udapfuye udakenyutse ufite imyaka 40 none ibyabaye uyu munsi ugiye kubivunjamo imyaka 40 iri imbere yawe byose ubirangiriza aka kantu gato ndamureba numva ndamwe hari kiraba sasha hari kiraba ibyo urwanira umunsi wabigezemo bazakugora wumirwa ahubwo akanivugire Yesu abampera umugisha ndabashimiye inshuti zanjye navuze buhoro none sinavuze ariko guca bugufi bibanziriza gushyirwa hejuru naho kwibona bikabanziriza kurimbuka duce bugufi kandi guca bugufi ubwibone bwacu twe kubuhishaho uburyarya twiyoroshye turi munsi y'ukuboko kw'Imana twiteguye ko ari izatuzamura Imana ibampera umugisha amen.